sinibaza ko mu Rwanda hari uwarengana ku buryo umuntu arara muri gereza kare ku buryo umuntu arara muri gereza ku rugendo wateze ukagenda ntabwo urimo uratubwira kesi yawe sinzi kesi ya Rigani weretse itike y'indege none ndayihimbye ndavuga iya Rigani yari yishyure twari turi kumwe yiguriye itike nawe yiguriye itike yaragiye afata amafaranga Rigani yarambwiye twari turi kuri stade Amahoro kuri match yazamu yo kwishyura ndanabyibuka neza arambwira ati Rikari ati ko twajyanye Tanzania waje tukajya mu Misiri ndamubwira ati kandi tuguze itike kare twagira gute twagenda Rigani ashaka amafaranga ashaka abafatanyabikorwa afata amafaranga ayajyana kuri office ariyishyura kuko uwagomba kuva muri RBA yari mugaragu umva na APN ntari gufata abanyamakuru babiri ba RBA yari mugaragu noneho niba waje Sport ari Efremu ubundi abandi banyamakuru bose bo ku ruhande bashaka kujya muri urwo rugendo bagombaga kuba biyishyuriye nuko Rigani yafashe amafaranga arayishyura ngiye twatandukanye ku matike y'indege ngiye nahise mfata amafaranga nishyura muri Egypteya impereza tike y'indege naka kubankira ku rutonde rw'abakirwa visa kugira ngo birabiye ku by'abarawura bizi iyo ugiye kujyayo bisaba kuba kwakira visa niba muri team imwe mwese mukagendera rimwe nuko byagenze ikindi kintu nabaza Rikari wenda ntabyuze ese abo abagiye bose ntitaye ngo umunyamakuru n'umufana bose barabazwa simbizi n'ubwa Karenzi wakurikira jewe bonzi bose bahamagawe kandi abitabye abonzi ntibatashye bagumyeyo mwabangura abazwiro nibo baravuga Rigani na Jangwani wenda n'abandi bari ubwo nabo bazwi na Georgine abandi nzi bitabye ni Opini na Sena Papa Julius nta hana peri gimusiga urumva kuba Gilles Rutaremara ambwiye ngo ndahari ngo ni hatari ndabona yarigego ni hatari nawe ntiyishyuriye se Gilles twarajyanye Gilles nawe yatumijwe namubajije kuko abantu bose bagiye Misiri ndimo nshaka amakuru ubwo niyo ntabwo wafunga umunyamakuru Karenzi ngo nuko yagiye mu rugendo ngo umuntu agiye gufata tuba dufite akazi dukora tuba dufite imiryango dutunze ibi ni urukundo rw'akazi ibi bintu wenda ari amanyanga arimo wavuga ngo itikira hari igaragara twishyuye tukagenda ikintu nababwiye ngo uzi turimo kwibaza nk'abanyamakuru ngo jewe nyine numvise byandenze twe ntabwo tuzi ikesi irakomeye ngo muri shike hari abantu bafunzwe b'abacuruzi ngo bafite itike nk'izo ngizo 6 bagiye mu Misiri se nabo oya bihuriye katrawuriye kutuvangira kuko ibyo bihuriye turi muri kese ya APR abo kese ngo bihuriye he kandi ari tike nyine za RDF urumva kesi iri wide ahubwo irenze na equipe kandi twe turi ku byacu bireba abanyamakuru n'abafana ibyo nabyo turabira ariko urumva turawuri cyo twongeyeho kesi imwe kuko ngo bishobora gusanga bitari no muri APR football nibyo mvuga nyine ntabwo ari na volleyball na basket na hari ibintu igihugu cyacu kigira inzego zikora sibyo iwaba wakoze amanyanga wese abagomba kubihanira ariko none aka kanya tujye kubitureba ko nanjye birandira icyo mvuga wenda bihuriye hehe kuko umuntu yatega akagenda twe turabasivili ntabwo tubizi ibyo ngibyo niyo mpamvu navuze ngo hari ibyo twibaza mu bwenge bwacu busanzwe ababitsi barahari bakoze ibyo bintu uko mbyumva mu bwenge bwanjye bwa kazungu uyu munsi habaye ikibazo cy'amafaranga mu kigo hano Didi n'ubishinzwe uko mbitekereza si wowe mbere kubibazwa mu bwenge bwanjye bwa kazungu busanzwe keretse habaye hari ukuvuga ngo abantu wenda batangaga amafaranga makeya mu buriganya bakishyurwa amatike wenda ya menshi sinzi ukuntu mbyumva mu bwenge bwanjye ariko niba bavuga ngo lisiti yakozwe abantu bajya mu Misiri hari uwabishyuriye amatike arahari ni Georgine cyangwa se Openi nuvuga cyangwa se na perezida w'ikipe niba bigizemo uruhare abo ni abantu direct ubona cyangwa umunyamabanga w'ikipe numva ko ari bo bantu ba mbere bo kubazwa ibyo bintu uko mbitekereza mu bwenge bwanjye nanjye niko mbyumva kuko turenga urwego rw'ubishyuriye sinzi ko murimo kunyumva neza ndakumva turenga urwego rwa Barikari bishyuriye tujye kuri ba David Mugaragu bishyuriwe n'umunyamakuru wa RBA bishyuriwe n'ikipe tujya kuri Thompson nk'urugero umufana uzwi wa APR none si ubwo nabibazwe kandi yarishyuriwe niyo ubwonko bwanjye butakira neza uyu munsi rero Karenzi itegure tuzajyana mu Misiri niba uri tayari uzajyayo kandi tuzakwishyura ibisabwa byose tuzabiguha niyo mpamvu uvuze ngo guhera 2006 niba ntibeshye najya nkorana ingeno na APR
guhera 2005 imyaka 19 ishize biragoye kumbwira ngo uyu munsi ndazira yuko APR yanyishyura itike amafaranga y'urugendo ubwonko bwanjye bwananiwe kubyakira kuko niba peni nafite ikibazo cyangwa se abishyuriwe na APR ndibaza nta kibazo gihari abiyishyuriye nibo kibazo bakayanyuza kuri uwo penina sinzi niba ubyumva neza bakayanyuza kuri uwo penina hanyuma ntagere muri case penina ntahari se nyine penina arahari ashobora kuba arafunzwe kugira ngo mwumve umwanya penina arimo uko byagendaga tworohereza abantu bumve penina umwanya yari arimo uwari ushinzwe uwo twahaga amafaranga yari Georgina yari umukozi uzwi wa peri uzwi kuri office wa tending kandi buri gitangaje yego buriya Georgina yari yungirije umubitsi mukuru ni koroneri utaboneka cyane wabaga ari mu nshingano za gisirikare ariko nawe ngira ngo akaba avuga ati ejo atazagira ikintu rukaho amafaranga urayajyanye ibisabwa gusinya ariko ninde abantu bazi kunyibutsa izina rye yarazagasinya akigendera ariko mu buzima bwa buri munsi amafaranga mu ntoki ki ni Georgine amasheki wa koroneri ntawe yaroga n'amasheki ngira ngo nawe yarabiketse aravuga ati ntazazira amafaranga yasinya yazaga rimwe na rimwe asinya hari inama zabaye za APR za ngombwa ngira ngo yakoreraga mu ntara simbizi ataboneka cyane nta na rimwe wakumva mu mafaranga koroneri avuga umubitsi wungirije rero niwe n'amafaranga Georgine n'amafaranga kibaza urahamagaza ngo waragiye watanze amafaranga ku buryo ugeraho nawe ufunga ariko abantu bagomba no kubimenya bigasobanuka kurusha kuvuga ngo jyangwa ni ahubwo ari ibindi birimo inyuma wenda ntazi wenda izindi detail utamenya ariko ibi bintu icyo numva mwebwe mwakenerwaho mu busanzwe bavuga ngo gusaidia polisi mu Giswahili ko babyita nugutanga gufasha polisi kuyifasha n'amafaranga hano watanze amafaranga twereka ibimenyetso ni nacyo kirushaho kugushyira mu kirushaho guha ubusobanuro ubwabo yego jewe natanze amafaranga ngaho ya peni na dore ibimenyetso ngibi urugani nawe aravuga ibi icyo nicyo kintu kenshi ubundi ntabwo bifungirwa kuko barabatinde muze kuri aho mubarizwa buri muntu atanga ibisobanuro ntiwageraho bifungirwa ibyo bintu noneho babona ibintu bifatika kuko urumva hari ibyo peni yababwiye ariko nabo bishakira ibyabo mu bagiyeyo buri muntu wese atanga ibye ariko niyo mpamvu mu bwenge bwanjye ariko busanzwe niyo mpamvu navuze ni umunyamakuru n'urugero narumva rero rikari ikibazo yagize ni ukuba yari yiguriye itike agiye no kugenda kazamo rwangendanye indege ikamusiga bikamugarura muri ya procedure kandi yo kujyana amafaranga erega sina Rwanda indege si yanansize twe twageze ku kibuga cy'indege tugiye guhaguruka ariko yaragusize ni passport barazizana izacu ntibazizana zari ziri muri ambassade ya Misiri ibyo byose rikari rwose sije nshaka tunayiveho ntabwo mu Rwanda nta muntu urengana uko mbyumva nta kibazo kirimo muzabisobanura wenda ushobora gufungwa by'igihe gito barimo bakurikira nanditse kubiseka kandi abantu bafunze yere barafunze nanjye mfite convocation uyu munsi urarari wawe nanjye mfite convocation nta kibazo bitwaye nanjye nditaba nta kibazo kabisa ariko ntiwamenya ibirimo biba ariko icyizere mfite no ko mu Rwanda ntawarenganya undi nta kibazo rwose kuko n'ibintu akwiriye ko n'umunyamakuru ajya muri gereza nako agafunga umunsi ibiri ku bintu nyakubahwa perezida w'icyubahiro wa peri njye niwe nibwira afande James nk'umusportifu njye nkwisabira aka kantu fasha abanyamakuru bari muri bafunzwe kubera bateze indege bakunze ikipe ya peri bakaba batari mu maboko atari ayawe kuko nta kindi kintu wakora rese nta logique n'imwe wambwira ngo ushobora kumfata ngo ukire muri gereza kubera ko nateze itike y'indege niyishyuriye amafaranga arenga miliyoni gasohoka nkajya mu rugendo rw'akazi nkagaruka mu Rwanda ukambwira ngo ni ikosa amafaranga yawe miliyoni na magana ane ya Ricard Transport ngiyi nigure Egypteya itike gukorema nayo mafaranga ukayatanga njya Juba njya South Sudan ndetse cyo muri twitegeye tukajya kureba South Sudan sinamanutse n'imanuka n'umunyamakuru wa Radio Rwanda Axel Rugangura n'ubu ngomba kujya muri South Africa ndi gushaka amafaranga yo kwishyura ngajya South Africa nkazajya kure ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibyo ni ibintu bisanzwe ikina na Zimbabwe mu kwa 10
hari match yo kwishyura muri South Africa Si ya Zimbabwe. tuzajya gukinayo n'abafana ngomba gutega nkajyayo mu kwa cyenda ariko Izi ni ibisanzwe. turabanza na Zimbabwe. Zimbabwe hari aho izakina muri sinzajya Afurika kubera ko bazaca bazaca Nigeria bajya Joburg urumva ko ni urugendo runini cyane njye ndashaje kuzava hano navuze ko apera aho izajya hose nzajya mba nagiyeyo mbere ibi ni ibintu bisanzwe ku itangazamakuru abanyamakuru ba Tanzania kuva hano bakajya mu Bwongereza n'ibintu bisanzwe tuzanire match ya gishuti twigire mu mupira ibyo humura ntago numva bikomeye nta kintu gikomeye nkurikije uko mbyumva nizere ko nta wakwisha inyuma y'ibintu nk'ibyo kuko nibyo bari gushaka afite abashaka kuko niyo makuru ahari Karenzi ngo hari umuntu ngo hari abantu babyishimiye bashaka kumvisha ngo babere kuri kano gakese ngo babyumvishe ngo ibyo mutumvikanaho no dufite igihugu kigendera ku mategeko ntabwo ibintu bikwiriye ibyo ntabwo byabaho mu Rwanda kuko APR ifite abayobozi ntabwo ibyo byabaho zana match ya gishuti twagiye ikomereza bafata n'indege itike y'indege yanjye cyangwa Rwanda yabageje Katari Simizi. Doha ariko rika kugira ngo unabibone neza ko njye niguriye itike mbere y'ibyumweru bibiri abantu izagenda mu Misiri rika sibyo buretse gato abantu turi kubacanganyikisha ntabwo tubacanganyikisha ndakwereka itike yagiye mu reka Misiri bisobanure reka bisobanure turi kumenya ikibazo gihari wahereye ntituri imbere kumenya ikibazo wahereye mu mizi mu mizi ni iki njye nashatse kujya kureba APR match yo kwishyura nari nagiye Tanzania ndavuga ati APR nijya mu Misiri ngomba kujyayo nshaka ubushobozi bwanjye ngura itike y'indege muri Egypt Air mbere ndayigurira nandikira Georgine ndamubwira ati ko naguze tike y'indege nta buryo ndayimwereka ko nayiguze nyohereza n'ubuyobozi nyohereza n'ubuyobozi bwa APR ndavuga ati icyari gisigaye ni ukumfasha kubona iki visa uri kubyumva kare nicyo cyari gisigaye cyo kumfasha kubona visa soma iyi message kare duhengiye Georgine isome namwandikiye ngo iki Morning Georgine already namaze kwishyura tike wamfasha ukanshyira kuri liste nkabona visa murakoze niyo message namuhaye ndabona umuha passport naguze itike y'indege mbere ariko nawe yaguhaye nimero aho rero niho nshaka gusobanura noneho urumva ko njye nafashe itike y'amadolari hafi 850 ndishyura nagombaga guca Entebbe nkagenda umunsi wo kugenda mfata ibikapu njya ku kibuga cy'indege nk'abandi nk'umuntu kuko urumva utanga passport mbere kugira ngo ambasade izateremo stamp ya visa ugenda tugeze ku kibuga cy'indege haza visa z'abafite passport de service abafite passport de service ubwo yari ikipe abaordinaire turasigara yari ikipe igiye yonyine na staff icyo gihe mu bantu bajyanye na equipe bari abanyamakuru APR yishyuriye APR yari yishyuriye abari bafite passport de service ariko abishyuriye mwe murasigara abishyuriye twe turasigara we na Rigani njye na Rigani yari afite passport de service we kuko muri RBA kenshi abanyamakuru ba RBA baba zifite njye rero nkoresha passport yanjye bo twe turasigara ariko nawe buryo ushaka urayisaba nanjye ngishaka ndayisaba ko nk'ubu ndashaka namaze imyaka myinshi nyifite passport de service ntuyisabira ariko kandi iyo igeze ku kibuga urayitanga irahasigara uri kubyumva irafasha kenshi isabirwa n'urwego rukohereje urumva kare ubwo abari bafite twebwe abari biyishyurire kuko njye nta passport de service nayo mfite turasigara n'abandi bafana harimo ba Jangwani harimo ba Jire harimo ba Thompson Gatete basanzwe twe turasiga ko ntabwo twari turi kuri equipe turasigara abafite ordinaire bose yes cyaje kuba niki noneho tujya ku biro bya PER Julius mwajya njye na Julius yarahari nawe twarajyanye tujya ku biro bya PER barangije ndababwira ati ko tike y'indege yanjye yagombaga kuba yagiye nako nagombaga kuba nagiye nkaba nsigaye biragenda gute ko nayo nishyuye option yari isigaye ko ari uguhinduza tike y'indege match icyo gihe match yari kuwa gatandatu kandi nagomba kuba nagiye kuwa gatanu nsubira muri ya company ya Egypt Air nakatishijemo tike y'indege ari ubuyobozi bwa PER bimwe bambwira ati noneho wowe genda wemere uhombe tike bagusubize makeya wongere handi ubashe kuzajyana n'abandi bafana
ugure n'itike se ngura indi tike kuko urumva byari byapfuye bwa mbere nsubira mu mujyi aho naguze tike y'indege bansubiza amafaranga make ndaza nongeraho ntanga amafaranga ya tike y'indege. Ni hano wabonaga ko Georgine yanyandikiye ati oherereza amafaranga kuri iyi nimero y'umuntu witwa nde Penina uwo muri asanzwe akata amatike y'indege muri APR. Mfata amafaranga nyatanga muri ofisi ya APR, banyongera kuri liste y'abantu bari bugende kuko bwa mbere tike yari yakansorinzwe. Nicyo kibazo gihari nta kindi. kikaba gute se ikibazo none gise bamaze kugeza ubu naguturamye yamaze gukansoringa. Dore ngiyi iyo message nayikwereka. baguhinduriye tike, bampinduriye tike naho igomba guhindura tike y'indege. Noneho Georgina ndamureba arambwira ati amafaranga urayoherereza uwo muntu witwa Penina agukatire tike tike abo muri Minadev yindi kugira ngo uzabashe kujya niba harimo uburiganya rero urumva ntago niba harimo uburiganya uyikatiye itike mbere nayo ikase mbere njya ku kibuga cy'indege kuko passport zagomba kuzanwa n'umukozi wa Minadev akazituzanira twese zivuye muri ambassade ya Misiri. Mu kuzana amapasiporo twebwe tudafite passport de service ntitwisanga tujyanye na equipe turasigara kuko n'ubundi twe twari twitegeye. Urumva urugendo rwacu rwari ruhagaze. Icyagomba gukurikira nagomba gusubira muri company nakatishizemo tike y'indege. Urumva iyo urugendo rupfuye bakugabanyiriza amafaranga nongera handi mafaranga kugira ngo nzabashe kujya mu Misiri nyazana kuri ofisi ya APR. Iyo ndege nyine n'ubundi se oya ngo tike yari ihindutse kugira ngo nzajyane n'abandi bafana mu yindi ndege iyo amafaranga wese yaha nahise yeshyira Georgine arambwira ngo urayahereza umuntu witwa nde Penina. Nuko ibintu byaje uyamuha mu ntoki se Penina oya njye nasize kwa Georgine ko najyanye kuri ofisi ya APR nyine kuko niyo twagomba kudepoza amafaranga cyo depoza kuri ofisi ya APR. Arambwira ngo andi madolari 87 sinzi haje amande yo kugura visa ya Misiri andi madolari 87 arambwira ngo ninyakire kuri telefone ya Penina. Ni naho wareba agambwira ngo ampereza nimero za Penina. Mukuri kugera kuva hano kugera mu Misiri nta hantu na hamwe nahuriye n'igiceri cya APR naritegenda genda. Abantu bakeneye kumenya ipfundo ry'ikibazo naho rikiri ubwo rero ni tujya mu kibazo noneho tuvuge ngo Karenzi nanone ni bisanzwe niba mvuge ko nzi ko ari bisanzwe harabishirwa n'Amavubi na Ministeri ya Siporo harabishirwa na APR yewe n'izindi ya Kigali yarasohotse yishyurira abantu yajyanye nabo ni umuco usanzwe uko abanyamakuru bishyurwa no majyanye. Ese abishyuriwe na APR none wowe warishyuriye njye narishyuriye narigani yarishyuriye narigani yarishyuriye none si yishyuriwe na APR kandi nikosa n'urugero nikosa. Ikibazo rero gishobora kuba cyarabaye ko bimaze imyaka myinshi ubwo aho numviye ko Erikari nawe bishobora kuba bimureba mbere uvuga ko itike wayiguriye numvaga bishobora kuba bigize ariko aho uvugiye ko byapfuye hanyuma amafaranga ukayohereza uwo Penina niho numviye ko wahamagara umudamu nawe akakoherereza kamatera akabigasekwa nk'akeza uragera kuri matera ni kibwe. Ikibazo ni iki ni ukuba narafashe initiative nishyura nkajya mu Misiri uko bivugwa niba harimo uburiganya bw'amafaranga uko bivugwa hari umwe muri abo bamwohererezaga amafaranga yego kurumva APR yatanze itangazo abafana bifuza kujyana n'ikipe biyandikishe batange n'amafaranga uko nabyumvise yego. Noneho amafaranga nyine iyo wabwiraga Georgine yakubwiraga uyoherereza yego urumva ari uwo nyine Penina yego. Hanyuma rero ukayamwoherereza bivugwa ko rero ayo mafaranga yoherejwe ariko ntiyakoreshwa icyo yohererejwe urumva tuvuge Erikari yohereje ayo madolari 800 yego yo kumugurira tike y'indege agahita ashyirwa ku ruhande ayo mafaranga. Noneho abo bantu sinzi uko bashobora kuba barabikoze ya mafaranga akava still kuri budget ya APR nubwo Erikari yishyuye ariko ari kuri liste yishyuriwe ntabyazi na Minadef cyangwa APR ntabyazi sinzi Erikari ntabimenye sinzi ubishyurira Erikari ntabimenye ashobora kuba ariyo mu makosa ashobora kuba yarabaye
ba bantu ya mafaranga yose agera ku bihumbi hafi 100 by'amadolari by'amadolari umuntu akabikubita umufuka umuntu akabikubita umufuka hanyuma agatekinika. Aha, urumva rero nyiraho ngaho rero Eh. nyiraho Yego. kuba muravuze ni umuco usanzwe abanyamakuru kwishyurirwa Mm, kuki uwabikoze mm. kuki uwabikoze kuki wabikoze urumva Kazungu urumva abantu bakeneye kumenya ngo nako ni Karenzi wari ufite ijambo urumva kuko niba Rikari yaratanze amafaranga n'urugero n'abandi bayatanze wenda na ba Julius n'abandi kuko abagiye noneho icyambabaje muri ibi bintu nakagombye kuba ari njye wishyura njye nagiye mu Misiri ntanze 1,400,000 kubera itike y'indege yanjye yakansorinzwe nongeraho n'andi mafaranga yo kugenda inyuma hari icyo Karenzi avuze gishoboka aravuga ati niba Rikari yatanze amafaranga ariko uwanditse akandika yuko Rikari yishyuriwe Rikari ubwe ntiyabimenye urumva umutegura aho ngaho byanditswe yuko ayo wenda bashyize mu mufuka byandikwa ko Rikari yishyuriwe na Minadef kandi atari byo none ikibazo ni kimwe rero uwabikoze niba hari kuko atari ubibazwa umunyamakuru arajya kubazwa ngo yarishyuye gute Karenzi kugera hafi kuko urumva niba uwo yishyuriwe we Karenzi ari kuri lisiti y'abantu bishyuriwe Karenzi ntiyanabisabye wenda n'urugero mu banyamakuru tuzajyana harimo Karenzi yishyuriwe hajemo ubwo buriganya Karenzi ahurira n'icyaha bayita abanyamakuru bari bishyura icyo gihe Nefremu na David Mugaragu bo banajyanye na ekipe bawuraje gatoya Karenzi urumva ndashaka kumenya ikosa ry'abishyuriwe ryo riri he tuve kuri Rikari wishyuriwe none tujye ku kindi cyiciro Mugaragu ikosa ryo riri jewe numva ikibazo hano kiri buriya ibintu birimo izo nzego z'umutekano za gisirikare sinabyinjiramo ngo menye uko bikora n'iki kuko mu by'ukuri ubyumvise uko bimeze sinumva ikosa ririmo sinumva icyaha kirimo kuko ushinzwe amafaranga kuko urumva niba koko umuntu niyo waba wahaye Georgine cyangwa undi afite aho ahuriye n'ikipe cyangwa na Minadef nta kosa ryaba rihari kuko hari itangazo rihamagarira abantu kujyana n'ikipe batanze amafaranga urumva kuko bishyuriye batanze amafaranga na Julius uramuzi n'umucuruzi biyishyuriye ariyishyurira niba hari uwayatwaye jewe mu by'ukuri ndireserva kuko iby'iperereza sinzi uko bikorwa no gusanga turabasivili ariko niyo mpamvu uvuze uko byumvikana kubyanariza keretse hari ibindi tutazi navuze ngo turenge urwego rwa Rikari na Rigani bishyura bitwishyure tujye no ku rundi rwego waba yarishyuriwe muri abo bantu bakora Mugaragu wa RBA na Ephraim Kayiranga yari ku ishusho icyo gihe ngira ngo niba ntibeshye bishyuriwe bo barisanga kuri icyo kibazo gute kuko nka Jangwani nzi ko Jangwani ashaka kuba ngo yari afite amafaranga makeya hanyuma baramwongerera Songa mbere bashuti be Songa mbere ntiyagiye bashaka kuba ubwo ari barukaka cyangwa Songa mbere ntiyagiye bafana ba peri Kagimbura mwajyanyise Kagimbura nyine Kagimbura nawe twarajyanye mwicaranye mu ndege twe twicaranye mu ndege muri Emirates muri se gufata wenda yarishyuriye Kagimbura yaba yarishyuriwe kuko njye navuze ngo tuve ku cyiciro cy'abishyuriye cy'aba Rikari ariko n'umunyamakuru wishyuriwe atwaye ikibazo ni iki utazi naho byakorewe tike y'indege yawe niyi agiye mu Misiri yakoze akazi ke bisanzwe arapotinze aratashye bakavuga bati hari ibyo tutazi niba mvuga ngo hari ibintu biba muri siporo yacu Kazungu na nyakubahwa mukuru w'igihugu rwose afite kudufashamo uyu munsi yavuze ngo Rwanda Day irabera Washington umunyarwanda agafata initiative agafata indege ijya Washington akagenda abagiye mu bikorwa by'igihugu APR ni ikipe iyisohotse kumva ko twafashe initiative gutanga 1,400,000 yawe ukasohoka ukagenda ikuvuyemo ku rukundo rwa ekipe ku rukundo rw'umwuga ibyo ntibyakurura warangiza ukaza kubibazwa nyuma ntibyakurura abantu kujya batinya n'ingendo warangiza ukabibazwa nyuma warakwiye amafaranga yawe nabyibaza nk'umusivili wavunikiye ukayatanga ukishyura njye maze imyaka hafi 20 nagiye ingendo nyinshi za APR nyinshi cyane Alex Kagame ari perezida wa APR nishyuriwe na APR 100%
n'impamba bakayimba ibyo ari byo byose hari kuvuga ngo wagarutse ubazwa Nta- uburyo nta- wahawe amafaranga y'urugendo ubazwa ibyo ati cyenda kuri ubu bidasanzwe ibyo ari byo byose hari amategeko arengera abanyamakuru hari nta